ibi bintu mbibaza mugenzi wacu nabazaga ibi bintu wabonye igihe kingana iki? Arambwira ati kuva nahagera ngafotora hari abaturage bahuze barenga ibihumbi n'ibihumbi, iyo nakomeje kubibona. None se we yabonaga iki? Yabonaga ari Bikira Mariya? Oya, ijambo Bikira Mariya wenda reka tujye oya Mutabaruka yabonaga abantu bimeze nk'abantu nyine. Please ndashaka usubize. Ariko rero nawe sinzoza kumera nk'abaturage bari kuvuga ngo ni Bikira Mariya. Njyewe ntabwo nzi ko ari Bikira Mariya, ndi kubona amashusho ameze nk'ay'abantu. Bikira Mariya sengenda mu inkuru iravuga ko Bikira Mariya yagaragariye mu ipoto no mu giti. Yes, hari ababyemera n'abatabyemera. None ngereka ryagati oya umunyamakuru yabonaga ari Bikira Mariya. Ushobora gusubiza icyo kibazo nk'umuntu w'umunyamakuru? Reka tumushyire ku murongo. None se umunyamakuru amutinya se wacu mushyire ku murongo. Tumushyire ku murongo, wihangane gato mu gihe bari kumushyira ku murongo. Natwe tubeshya abantu. Ariko nta wabeshye, urashaka ko mbeshya ngo Bikira Mariya kandi sinamubonye. Ndi kubona ibintu bimeze nk'abantu, ntabwo nzi niba ari Bikira Mariya cyangwa atariwe. N'umunyamakuru namaje nta muntu wabishushanyije. Arambwira ati dushaka ko ntabishushanyije. Wowe urimo urakora discours indirect cyangwa uri muremeze? Ndi kureba ku ishusho yafashwe n'umunyamakuru. Ndikubona ibintu bimeze nk'abantu, ntabwo nzi ko urabona ari iki. Ntabwo Bikira Mariya ndamuzi. Wowe Bikira Mariya uramuzi? Nicyo ndashaka kubaza nyine. Uravuga Bikira Mariya wamubonye he? Jewe ntabwo muzi. Nakubenda kubona ishusho imeze nk'abantu. Birashoboka kuba ari ibyo bintu bishingiye kuri efe. Ibyo byawe bireke, kuko ipoto barinze bajya kuyitema bikiriho. Bikira Mariya yicayemo kucyamye kuhicara, wenda aranahagaze. Uretse gato tuzane mugenzi wacu mwivuganire noneho. Kandi ntiyampakaniye ko atabibonye, yarabibonye. Aha, Peter Clever. Mwaramutse neza. Waramutseho? Ego meze neza. Kensi? Niko Clever. Karame. Niwe wakwirakwije ibihuha bya Bikira Mariya? Oya, ntabwo nabikwirakwije, ahubwo nge nasanze bihari. Yavuga ibihuha. Clever, ntihagire umuntu ukubwira ko uvuga ibihuha, uvuga amakuru, uri umunyamakuru, ntabwo uri umunyabihuha. Wabonye iki? Mutabaruka. Nta kumushyira iterabwoba, reka tubwire icyo yabonye niwe wageze kuri teye. Mutabaruka. Mutabaruka agize ati. Ushobora gutuza njye nkabaza umunyamakuru. Hako nawe ntumushyiremo ibyawe ngo utere ubwoba. Wowe wigize umuvugizi we. Umunyamakuru ni mukuru, umunyamakuru ari karifiye, wowe tuza nk'umuntu uri muri studio. Umunyamakuru amaze batamuteye ubwoba. Wowe siri mu biki? Watuza ukareka nkibariza umunyamakuru. Gaho mubaze, ariko nongeye kumubeshya ngo azanye ibihuha. Bwana munyamakuru, ndakumva neza President. Wabonye Bikira Mariya? Ntabwo ngi namubonye, mvuga ngo kuko sinamuzi we, ngo sarya, ariko nkurikirire ibyo nasanze aho bavugaga ari. Ibyo bavuga biragaragara. Ni ibiki bigaragara? Na amashusho agaragara ku giti cy'inturusu cya Maideni ndetse n'ipoto y'umuriro w'amashanyarazi. Ayo mafoto se yometseho ari degaje mu kirere mu buryo bwa project, nkaho project se. Ayo mafoto se urayabona ari nka za foto tubona kuri ekra? Na amafoto wabonye ameze gute? Ntabwo yometseho, ahubwo nk'icyo gitukuntu cyagiye gikura cyishushanyaho ayo mashusho. Wowe Ruganzu tu. Ruganzu waheze kandi ari umugore. Ruganzu yari umugore. Ni Nyirarumaga. Dukomeze. Kandi abapagani nakuwe apagani. Ora tumpagani wowe. Abantu bose bemeje biri n'impande ya paruwasi ya Busogo. Nyirarumaga ajya muri paruwasi. Umunyamakuru dukomeze rata. Uwo muntu yakoze icyo giti cyakoze cyishushanyamo uwo muntu. Kirishanyijeho ayo mashusho. Noneho niyo poto y'umuriro w'amashanyarazi nayo bigaragara ko inashaje. Nayo ku dushusho uratubona rwose mu by'ukuri. Ariko se n'udushusho ubona tw'udupupe, n'udushusho tubona turi dekarike, ari ishushanyije rwose uratubona ku buryo ukurikije wenda y'amashusho tubona bajya gusenga, ujya kubona ukabona birasa. Reka nkubwire ibi bintu n'ivangirwa rwose. Ntungire no mu bintu biri kure. Ibi ni icyuka, iyi ni planka y'umwaka. Reka nkubwire havangiwe nde? Bari abantu 3,000 bari hariya bavangiwe. Umunyamakuru niwe wavangiwe. Havangiwe nde? Umunyamakuru ntabwo yavangiwe, ahubwo umunyamakuru agomba kuba yaguye mu mutego, kuko uburyo bivuze navuze ati Bikira Mariya yabonetse, yaje, yabonywe n'abana. Uwo Bikira Mariya ushushanyije ku giti, ntabwo ngenda shaka Bikira Mariya uri viva uza akajya mu kirere hariya akiprojecta akazamura nk'ibiganza yikoze nko ku mutima ahantu
apana bikira mariya ngo ushushanyije ku ipoto. Hako hari n'ababonye Yesu bamureba amaso ku maso bavuga ati simbuka umusozi turebe abamarayika bagusame none sumva mutanireye. Ibi bintu akakubwiza ukuri nje ndanababaye cyane. Bozwa n'ikizi Mbabazwa n'ibyo bintu no gutinyuka kuvuga ngo ni bikira mariya mwebwe muramuzi mwebwe.